Muri video iheruka naberetse uburyo mwakora filime mukoresheje AI, yaba filime zivuga mu Kinyarwanda, mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa cyangwa ururimi rwo rwose. Rero muri comment zirenga 175 mwatanze, inyinshi zaravugaga ngo gata urakoze ariko uzatwereke n'ukuntu wakora indirimbo ukoresheje AI, yaba indirimbo wihangiye wowe cyangwa se cover y'indirimbo isanzwe izwi. Rero ubusabe bwanyu bwemewe. Muri iyi video ngiye kubereka uburyo wakora indirimbo ukoresheje AI. Umutima wanjye uragushaka, ndagukumbuye sinzi uko nabaho utari hano, iyo rorije kureba muzozi, iyo bukeye ngongera kugushaka, ndagukumbuye cheri wanje garuka iwacu. Ni ukuvuga ngo nimba utari n'umuhanzi ntugire ikibazo, ndakwereka aho ukura indirimbo, amagambo y'indirimbo, hanyuma tuyahereze AI iyakuririmbire inacurange. Gusa hano hari ikintu cy'ingenzi nshaka ko mubanza kumva. YouTube yanga abantu cyangwa channel zikora ibintu byo guproducing ibintu byisubiramo inshuro nyinshi. Niyo mpamvu channel nyinshi za AI usanga YouTube zisiba. Rero inama nziza mbere yuko mbere kuko tubikora, banza umenye neza ko wowe ufite ubushobozi bwo guhanga cyangwa se gukoresha AI ikaguhereza ikintu kiri muri creativity yawe, wowe ubwawe ufiteho igitekerezo. YouTube ntago yanga umuntu ukoresha AI, ahubwo yanga umuntu ukoresha AI 100%. YouTube bishaka ko ubanza kugira igitekerezo cy'uburyo ibintu byakorwa n'ibyo ushaka gukora, noneho AI ikagufasha kubishyira mu bikorwa, ariko igitekerezo kinini ari icyawe, ku buryo nibura gukoresha AI biba nka 30 cyangwa 20%. Rero mwirinde icyo kintu, mutazakora amacano agakura cyane ariko mwasaba monetization bakabangira. Rero muri iyi video reka mbereke uburyo ugiye kugira igitekerezo cy'indirimbo, nimba ari indirimbo ugiye kwihangira cyangwa ari indirimbo isanzwe ihari, hanyuma tuyihereze AI iyidukorere neza. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, ninjye mwarimu wa hano. Maze imyaka irenga 3 nigisha aba content creators ibijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga neza mu buryo butanga umusaruro ndetse birinda n'amakosa. Benshi bihangiye umurimo, abato n'abakuru, ubu bararya make aturutse kuri internet. Nawe rero waba umwe muri abo ngabo, igihe hano wahafata nko mu rugo. Reba hano handitse subscribe hakandi urawiyandikisha mu banyeshuri ba hano kugira ngo n'igitekerezo cyawe kijye gihabwa agaciro nk'uko n'icyo yaba ngaba cyahawe agaciro. Reka rero tudatinze dutangire mbere kuko bikora. Nk'ibisanzwe rero turakoresha AI ebyiri. AI ya mbere ni ChatGPT. ChatGPT urayizamo uyandikire nk'ibisanzwe nk'uko mumenyeranye, kwiruti mwaramutse neza, ndashaka ko dukora indirimbo yitwa Ndagukumbuye, ibe yihuta, ifite umudundo, ibiririmbwa n'umugabo ufite ijwi riremereye mu Kinyarwanda, umuhanzi umwite Gatari. Ibi ifite nibura ibitero 3, habanze refrain hakurikiraho igitero. Nkorera iyo ndirimbo neza hanyuma umena style yayo. Nawe bitewe na inspiration ufite cyangwa igihangano ushaka gukora, we witonde ubyandike mu Kinyarwanda wumva cyangwa mu Cyongereza wumva, uyisobanure neza uburyo ushaka ko iyo ndirimbo iza kuyikoramo. Nahirahita gusubiza mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza, hanyuma ndabyumva neza, twayikora nka Afrobeat cyangwa Afropop y'Ikinyarwanda, ifite umuvuduko n'umudundo ariko ikagira amarangamutima yo kubura umuntu ukunda. Ijwi rya Gatari rikaba deep heavy mal vocal, rifite emotion kandi rikomeye. Ibyo byose irabikubwiye, hanyuma ihise gukorera indirimbo yawe hano. Igize gute? Iguhaye indirimbo yanditse. Iyi ni AI ya mbere riduhaye indirimbo ya mbere yanditse, ni ChatGPT. Ndakeka benshi mu gihe muyikoresha. Turahita dukopeye indirimbo yacu, tuyikopiye, duhite tujya muri AI ya kabiri ariyo yitwa Suno AI. Suno AI urareba muri description, ndabona gushyiriyemo linki yanditseho Suno AI. Uyikande, ukikandaho niba ari ubwa mbere uhageze, barahita bakubwira sign in cyangwa sign up. Niba ari ubwa mbere ukande kuri sign up, ushyiremo email yawe hanyuma usoze. Numara gushyiramo email yawe, niba ari ubusanzwe urakora sign in, niba ari ubwa mbere ukore sign up. Nurangiza urahita uza
ugire kuri iyi home page imeze gutya, uhita ureba uve hano umanuke uza hano handitse create kuko tugiye gucreatinga, uhita uza hano hari lyrics ya ndirimbo dukopiye yose uko imeze tuze tuyipestinge muri iyi area ya style, tuyipestingemo. Hanyuma witonde neza mbere yuko ukomeza urebe ko utuntu wagiye udukuramo, ngo twa intro kubera ko hari igihe yibeshya ikadusoma, ngo twa refrain n'ibindi byose hari igihe yibeshya ikabisoma, udusibe utu tuntu tutari ngombwa ugenda udusiba kuko ko wibagiwe irakavuga hari igihe ikaririmba. Urebe neza ko indirimbo yawe yanditse neza nkuko wabishakaga. Nurangiza urahita umanuka gake uze hano munsi ahantu handitse style. Hano kuri style niho turi bushyire style y'indirimbo iri buririmbwemo cyangwa iri bube yumvikanamo. Turahita tugaruka kuri ChatGPT, mwibuke ko twayisabye na style, dore ngiyi twayibwiye ngo iduhe na style. Turahita tuza hano kuri ChatGPT turebe hano munsi yaduhaye style, batubwiye ngo AI music style prompt, hanyuma uyikopiye gutya uize uyipestinge handi muri style muri Suno AI uyipestingemo. Nurangiza ukande hano handitse generate. Hano kuri generate nuhakanda barahita ba producinga indirimbo ebyiri, ngizi iya mbere iya kabiri. Uplaying iya mbere wumve ko iri nyine imeze uko ushaka, numva itameze uko ushaka uraplaying iya kabiri, kaduplaying iya mbere twumve. Ndagukumbuye cyane, ndagukumbuye, umutima wanjye uragushaka, ndagukumbuye, sinzi uko nabaho utari hano, iyo rije kureba mu nzozi, iyo bukeye ngongera kugushaka, ndagukumbuye, cheri wanjye garuka iwacu. Ndagukumbuye cyane. Urumva rero ko indirimbo yacu ni nziza, ariko habayemo agakosa kuko ntitonze ngo nkuremo iri zina ry'umuhanzi nayo ikarivuga. Ugomba kwitonda akantu katari ngombwa ukagasibamo kuko urabona yagiye ishyiramo utuntu twose twa detail, ukareka ko indirimbo yawe yanditse neza nk'umuhanzi. Hanyuma wumvisha iyo ya mbere itari nziza wacuranga iya kabiri ukumva uko imeze, wakumva atari nziza ukaba wakongera ukageneratinga kugera ku gihe ubonye indirimbo imeze uko bishaka. Hano rero ubwo ngubwo niko umuntu abona indirimbo ye igihe ashatse kuyihimbira. Noneho rero iyo ari iy'umuhanzi, ubwo no kuvuga ngo gutya tubikoze. Hano nimba utazi icyongereza ushobora kuyibwira uti none iyo ndirimbo yitwa ndagukumbuye ibiri mu cyongereza, wenda yitwa I miss you, ukabivuga hano nka kumwe twabivuze haruguru. Ugomba ndiho nanga ko iki video kiba kirekire cyane, ukabivuga hano ibiri mu cyongereza iririmbwa n'umugabo cyangwa n'umukobwa, style yayo, hanyuma n'ibindi. Hari n'igihe wibwira uti wirefere wenda ku muhanzi runaka, ikakubwira iti nago njya nkora copy paste y'umuntu runaka, birabujijwe n'ibindi. Hano rero indirimbo yawe urayibonye, umaze kuyibona icyo uri bukore ni ukuyidownloading. Mbere yuko tuyidownloadinga, mbere yuko mbere kuko uyidownloadinga, reka tubanze turebe noneho washatse kwirefera ku muhanzi runaka wenda ukunda ngo ukore indirimbo nk'iyi, kuko ujya ubona nk'abakoze indirimbo wenda bakayita ya Bruce Melody, wajye ukumva ni Bruce Melody koko, cyangwa ukumva ni Diamond, cyangwa ukumva ni Rihanna n'abandi batandukanye. Baba babigenje bate? Baraza kuri YouTube cyangwa ku zindi mbuga bakadownloading indirimbo y'uwo muhanzi kugira ngo bafate ijwi rye ry'uwo muhanzi. Icyo bakora rero, bafata gace nk'amasegonda 30 ya ndirimbo bakagakata ya wa muhanzi neza, barangiza bakaza bagakanda hano handitse audio, bakauploadingamo ka gace ka ya audio ya wa muhanzi. Ubwo ni upload. Hano uhita winjira muri telefone yawe cyangwa mu mashini yawe, ubundi ugashyiramo ya audio ya wa muhanzi ku buryo iyi AI iza kumva ijwi nyine iry'umuntu ikarigenderaho. Rero amajwi nanone y'abahanzi, hari igihe abahanzi runaka wa uploadingamo hano ijwi ryajyamo AI igahita ikubwira ngo
ngo ntago twabikora ngo kubera ko uyu muntu ijwi rye ntago byemerewe kurigira gute kuryigana. Niyo mpamvu usanga abanzi bose badakorerwa, wowe uzareba cyangwa nimba ari gushaka kubikora uzajya ugenda kuri YouTube cyangwa ahandi ufate amajwi y'indirimbo ushaka gusubiramo uzu kandi hano kuri audio wa-uploadingemo iryo jwi hanyuma ugire gute uyibwire yirefere. Ubwo icyo uhita ukora umaze gushyiramo amajwi bahita bakubaza ngo ese dukoresha amagambo twumvishe muri iyi ndirimbo, hoya ugahita ubabwira uti ndabaha yanjye, ukagaruka muri ChatGPT ukavuga uti none ndashaka ko wenda Taylor Swift ari buze cyangwa se Knowless ari buze kuririmba lyrics ngiye kumo, ugahita uzukandika lyrics hano, warangiza style iba yagiye hano ihita yijyanamo yo wahisemo umuhanzi runaka hano kuri style, ukandikamo izina ry'uwo muhanzi hano n'indirimbo hanyuma ugakanda create ukumva ko bimeze neza. Hari igihe rero akenshi biguha ijwi bitajya guhura neza, bigusaba kugeneratinga inshuro nyinshi kugira ngo wumve ko bihura. Aho ngaho ni igihe ushaka gufata ku muhanzi usanzwe ukora. Ubwo iyo umaze rero kubona indirimbo yawe ushaka, haba hasigaye ikintu cyo kuyidownloadinga. Uraza kuri iyo ndirimbo washimye, ngiye nashimye iyi ngiyi bampaye imbere, uraza hano hari utudomo dutatu gutya ahangaha ukahakanda gutya, ugahita ubona ahantu handitse download, bakakubwira ngo download mp3 audio cyangwa wave cyangwa iyo ari free. Iyo utarishyura ujye ukanda hano handitse mp3 audio gutya, video indirimbo yawe audio yawe ihita ijya hano. Urabona barakubwira ngo wishyure, ukavuga ngo no download anyway, urakanda hano handitse download anyway, hanyuma ijye muri telefone yawe cyangwa mu mashini yawe. Ariko nanone bageraho credits zigashira kuri iyo mail bakakubwira ngo ishyura. Igihe wabonye wenda wakoze indirimbo nk'icumi ukabona abantu bari kuzikunda cyangwa ziri kuvuga neza, ntago suno ihenda, ahubwo ushobora kuyishyura. Reka mbere kuko uyishyura. Mbere yuko mbere kuko uyishyura, mbibutse ko ushaka kumenya gukoresha ibintu bya AI neza, dufite isomo ryitwa umusare wa YouTube. Umusare wa YouTube umva aka video usobanukirwe neza ibintu biba birimo, waba uri mu Rwanda no mu mahanga, iryo somo warikurikira neza cyane. Nyemerera mbanze nsubize ikibazo nkora mbazwa buri uko dusohoye video. Ni gute dukora video nziza iri ku rwego? Ni gute hano kuri X menya dukora editing imeze gutya? Uko tuzamura YouTube channel irenze imwe kandi zose zigakomeza kurebwa, n'ibindi nk'ibyo abantu bakomeza kubaza ubutitsa muri comment. Mu by'ukuri ntiwasubiza ibibazo nk'ibi ukoresheje amagambo gusa, akaba ariyo mpamvu twamaze imyaka irenga 2 yose tubashakira igisubizo kiboneye. Umusare wa YouTube. Iyi ni programu nakoze ikubiyemo ubumenyi bwose ukeneye ngo YouTube channel yawe ireke kugirebwa ku bw'amahirwe, ahubwo kuri buri video yose ukoze yigiguha umusaruro ushimishije. Uretse kuguha formula itsinda kuri YouTube no kuyishyira mu bikorwa, kandi nanakwereka neza buryo kizo views zibyaza amafaranga mu buryo buhoraho, ukaba wakubakiraho business ifatika ibirenze kuri monetization isanzwe. Nivuga ku bya monetization, hano mu Rwanda usanga aba content creators benshi bakubwira ko YouTube idahemba cyangwa se kitanga amagi. Njyewe rero sinemeranya nabo, kubera ko YouTube ntiguhemba bitewe naho wowe ubwawe uherereye, ahubwo iguhemba bitewe naho abareba video zawe bari. Reba hano. Iyi ni YouTube channel nakoze, aho nyuzeho video z'icyongereza, rimwe na rimwe ngafata izo nari narakoze mu Kinyarwanda nkazishyira mu Cyongereza. Urabona ko abayikurikira benshi baherereye muri Amerika, Ubwongereza n'ahandi YouTube yishyura gatubutse. Ibituma twinjiza ibihumbi by'amadolari buri kwezi kuri izi video dukora twifashishije ubwenge buhangano AI. Niba uri umutangizi cyangwa usanzwe uri mu YouTube ukurikirwa, iyi program ni wowe igenewe, aho ngwishurira ibanga nakoresheje nkazamuriza YouTube channel zose ureba, nkanakwereka amahirwe atagira ingano ahishe muri YouTube, harimo no gukora video ukoresheje ubwenge buhangano AI, uburyo bwihariye dukora editing ya video zacu n'ibindi byinshi. Niba nawe uri umubyeyi ukaba ufite umwana ukunda ibya social media, aya mahirwe ntutuma mucika. Nyamuneka sura website yacu ariyo umusare-wa-youtube.com, aho nkwereka neza uko iyi strategy yacu wayikoresha kuri channel yawe ku buryo itangira kukubyarira umusaruro ugaragara. Ndizera ko wumvishe neza ibintu wakungukira muri iri somo. Icyo usabwa rero joininga vuba cyane, link iri muri description. Turahita tuza rero aho kwishyura kugira ngo n'abashaka kwishyura bashobore kwishyura mu buryo bworoshye babizi. Urahita uzamura hano handitse ngo upgrade to pro, nukanda hano kuri upgrade barahita bakuzanira pricing yabo, burebe ngo ese
bishyura ngahe. Hano twari turi ni muri 0. Hano nabashikariza ko nuhitamo kugura kwishyura ushobora kuza ugahitamo hano handitse amadolari 8 ku kwezi. Amadolari 8 ku kwezi si menshi igihe cyose waba wabonye byafasha umurongo. Uba wemerewe ibi byose ubona byanditse anga. Ugakanda hano subscribe hanyuma bakakubwira ngo ishyura. Ukenera ikarita ya banke kugira ngo wishyure. Abadafite amakarita ya banke nta kibazo muze kubimbwira, dushobora gushaka uburyo muyabona igihe muri bubyandike muri comment muri benshi cyangwa se mukamamagara mubimbaza. Ngayo ngukorera uko nawe wakwikorera indirimbo ukoresheje AI. Ese urabimenye? Ese ugiye kubishyira mu bikorwa? Mbere yuko ubishyira mu bikorwa wibuke gukurikiza amategeko n'amabwiriza ya YouTube. Ndetse n'iyi Suno AI iriho irarushaho gutuma umuntu adasubiramo indirimbo undi muntu yakoze. Mujye mukora ibintu byose nkaho bizaramba. Utabikora nk'umwiyahuzi ugasanga uragenerating ibiririmbo bikarangira n'undi utabonye monetization ntacyo byakumarira. Mwakoze cyane. Ubwo video y'ubutanzakora niyo muzamwansabye muri comment. Ciao ciao.